Guhaye ikaze we kurikira ibiganiro byacu kuri channel yacu Miss Theonie, hamwe tuvugira ibiganiro birengera ubuzima, hamwe tuvugira ibiganiro bivuga ku ndwara, ku buzima. Niba rero nawe ukunda ibiganiro by'ubuzima, jya ubana natwe kenshi, wunguke byinshi kandi ugire byinshi bigufasha nawe mu buzima bwawe. Uyu munsi rero tuje kuganira n'abaririmbyi, abantu mukunda kuririmba rwose mube hafi mutwumve. Tuje kubabwira ibintu by'ingenzi bifasha imbavu n'ibihaha kugira ngo ubashe kuririmba neza, ijwi ribashe kuzamuka, nta makaraza arimo, nta ngorane zirimo, mbese wumve ijwi rigororotse n'abantu babashe kubyishimira. Hanyuma rero ntugende, ukomeze ukurikira ikiganiro kugeza kirangiye. Nzi neza kuri buhakure byinshi, nzi neza kuri bwunguke byinshi bigufitiye akamaro. Ni muganga Theophile rero nk'ibisanzwe muri kumwe muri cya kiganiro cyanyu, muganga wanyu, muganga w'ibihe byose. Dukomeze tubane, wowe utarakora subscribe wibuke kuyikora kugira ngo tube tubana mu biganiro bya buri munsi. Mu kuririmba rero akenshi umuntu akenera ko imbavu ziba zimeze neza, ibihaha biba bimeze neza. Impamvu ukenera ko biba bimeze neza nuko imbavu zifasha mu guhumeka igihe uri kuririmba. Cya gihe uri kuririmba, guhumeka imikaya y'imbavu, ibyo twita intercostal muscle, zituma zifasha bya bihaha bikagira ingufu, bigahagarika umwuka mwinshi kwinjira mu bihaha, hanyuma ijwi ryawe rikazamuka neza rigororotse. Ikindi kandi ibi bintu bituma ibihaha byaguka bikinjiza oxygene neza, hanyuma nawe uri kuririmba bikagufasha kujya uhumeka umwuka ukanawurinda kugira ngo uze gusohora umwuka ukenewe. Mu kuririmba bisaba ko umuntu asohora umwuka ukenewe, ntago biba ngombwa ko umwuka wose uwusohora. Iyo rero umuntu ari kuririmba, ikindi biba bimusaba kubikora yitonze kugira ngo ijwi rye arishyire ku murongo, aze kurizamura neza, abantu babyumve kandi bishime. Ikindi kintu mu kuririmba ugomba gukora ni ukugumana umwuka mwinshi igihe kirekire. Umuntu uri kuririmba bisaba ko agomba kumenya gukoresha umwuka neza, kandi ibyo byose usanga imbavu arizo zitanga ubushobozi bwo kugumana uwo mwuka. Niyo mpamvu rero ugomba kwita ku mbavu, ukita ku bihaha kugira ngo uzabashe kugenzura wa mwuka, ubashe kuza kuwusohora mu buryo bukwiriye, hanyuma ijwi ryawe rize rimeze neza. Ikintu cya gatatu ugomba gukora ni ugushyigikira ijwi. Mu gushyigikira ijwi rero, kuririmba bisaba support. Nta muntu n'umwe upfa kuririmba uko yiboneye ngo abantu bibashimishe. Ariko iyo uri kuririmba, ijwi rituruka mu myanya y'ubuhumekero, cyane cyane mu mbavu no mu bihaha. Ni byiza ko rero imbavu zawe ziba zikora neza. Hari abantu benshi usanga arwara inkorora akamara igihe kirekire ayirwaye, buriya imbavu ziba ziri kwangirika, ku buryo kugira ngo n'ibihaha biba bifite ikibazo, ku buryo kugira ngo azaririmbe bigorana. Ni byiza ko rero nimba uri umuririmbyi, nimba ukunda kuririmba, nimba uririmba muri korari, uba ugomba gufata igihe cyawe cyo kujya kwivuza igihe wumva hatangiye kuba impinduka mu myanya y'ubuhumekero, kugira ngo bitangize ijwi ryawe, wa mwuka ukajya usohoka mu buryo bugoranye, cyangwa se ugasohoka ari mwinshi, hanyuma bakumva amajwi yawe ataryoheye amatwi. Uburyo bwiza rero bwo kwita ku mbavu cyangwa se kuzifasha kugumana ingufu. Akenshi tujya dutubwira abantu gukora imyitozo yo guhumeka. Uko uri gukora imyitozo yo guhumeka, bifasha imbavu, bigafasha ibihaha kugira ingufu, kugira ubushobozi bwo gufata wa mwuka mwinshi. Uburyo bikorwa rero ntago bigoye, ni ibintu ushobora gukora haba mu gitondo, haba nimugoroba, akanya kose ubonye ushobora gukora umwitozo wo guhumeka. Uburyo bikorwa nuko winjiza umwuka mu bihaha, ukongera ukawusohora. Uko ugumye ubikora inshuro nyinshi, ibihaha byawe uba uri kubiha ubushobozi bwo guhumeka neza. Ikindi kintu uba ushobora gukora ngo uhereze ibihaha byawe ingufu, uba ushobora gufunga amazuru, ugafunga n'umunwa, byose ukabifungira icyarimwe, ukareba byibuze se ni iminota ingahe ushobora kuresista
umwuka uri mu bihaha nta handi hantu uri gusohokera. Ibi bintu iyo ubashije kubikora nk'umunota n'ubundi uba uzabasha kurinda wa mwuka wawe ko usohoka ari mwinshi igihe uri kuririmba. Ikindi kandi ibi bintu bigabanya na stress, na cyane ko mu gihe umuntu ari kuririmba aba agomba kuba atuje kugira ngo ijwi rye risohoke neza. Ibindi kandi kanone aha ngaho tuganira tukubwira ibyo ugomba gukora, ariko tukakubwira n'ibindi bintu bishobora kwangiza ijwi ryawe kandi ijwi urikeneye nk'umuntu w'umuririmbyi, nk'umuntu w'umukoraliste, ijwi ryawe urarikeneye. Ni byiza ko rero wirinda na bya bintu byangiza ijwi. Mu bintu byangiza ijwi rero dusangamo kwicara nabi. Nuko ngo nimba uri kuririmba uba ugomba kugira position wicaramo iri bufashe imbavu zawe kuba zimeze neza, zigafasha ibihaha guhumeka neza. Ikindi kuririmba akenshi wihutira guhumeka umwuka utinjira cyane mu bihaha. Ukora ku buryo hinjira umwuka mukeya mu bihaha kugira ngo no kuwusohora haze gusohoka mukeya, hanyuma ntibibangamire ijwi. Kwicara nabi rero cyangwa se position mbi akenshi bituma ijwi risohoka nabi. Uvuga ngo uburyo bwiza bwo kwicara nuko ugomba kwicara umugongo wawe ugororotse, wemye, wumva wemye, amaguru yawe ahagaze hasi ku butaka. Nuvuga ngo ibirenge biringaniye neza hasi ku butaka, ibitugu bisubiye inyuma ho gato. Nuvuga ngo usubiye inyuma gake nk'uko mbigenje. Ntago ari byiza ko wakwicara umeze gutya, ijwi ntago risohoka neza, urumva bisa nkaho ibihaha wabitsikamiye. Ariko iyo wicaye wegamye, ibirenge biri hasi, ibihaha biba biri guhumeka neza, imbavu ziba zimeze neza, nawe ubasha gusohora amajwi meza uri kuririmba, hanyuma bikaryohera abakumva, ntibyangize ijwi ryawe, ukagumana umwimerere w'ijwi ryawe, wa wundi ushimisha abari kukumva. Ikindi kandi uba ugomba gukora igihe wicaye, uba ugomba kwicara ku ntebe igice cy'imbere mbisa nka utagitsikamiye. Nuko ngo munda hawe, munda uburiya umwuka iyo umuntu ari kuririmba akoresha igice cyo kunda, ni nacyo gitanga ingufu zo kugira ngo amajwi asohoke mu kuririmba. Iyo rero igice cyo kunda gitsikamiwe, kenshi usanga umuntu atangiye kuririmba amajwi ye agapfa. Ni byiza rero ko igice cyo kunda yawe kiba kimeze neza, wumva rwose utekanye, nta ngorane nyinshi uri kumva mu nda. Abantu bo mukunda kuririmba, abantu mukunda kwishimira ko amajwi yanyu aba agororotse, abakunda gukoresha amajwi yabo bavuga mu ruhame, abayobozi bakunda gukoresha amajwi yabo mu biganiro runaka, ni byiza ko wita ku ijwi ryawe. Ntabwo ari byiza ko abantu bakunyuzamo ijisho uri kuririmba, uri kuvuga ngo bumve uri gusarara cyangwa se utari kuvuga neza. Niyo mpamvu abaganga duhari ni ukugira ngo tugufashe muri buri kibazo cyose wahura nacyo kijyanye n'ubuzima. Wumvishe ijwi ryawe rifite ikibazo, icyumweru kigashira wumva byaranze gukosoka, gana muganga aragufasha kukugira inama, umenye byinshi ugomba gukosora kugira ngo ijwi ryongere rimere neza. Ikindi birashoboka ko hari ubu ushobora kuba urwaye indwara zo mu myanya y'ubuhumekero, aragufasha nabwo kukumenyera se ni ikihe kibazo kiri kuba mu mubiri wawe kiri gutuma amajwi yawe asohoka nabi. Mwakoze rero kubana natwe, mwakoze kumva ikiganiro cyacu. Twongeye tubonane mu kiganiro cy'ubutaha. Wowe utarakora subscribe kandi ntugende utayikoze, nyamuneka utwandikiye no muri comment utubwire ibindi wumva ko twazaganiraho ubutaha, utubwire ibindi wumva ko bishishikaje abantu, nabyo tuye tubabwira. Ibyo wumva udasobanukiwe, ibibazo byose bijyanye n'ubuzima, ujye utubaza, turahari ngo tugufashe ubashe gusobanukirwa byinshi bijyanye n'ubuzima. Reka dufatanye turengera ubuzima, yaba ubwanjye yaba ubwawe, turusheho kugira abantu benshi bafite ubuzima bwiza, turwane n'indwara ntizikadushobore, ahubwo aba ari twebwe wo kuzishobora tuzitsinda. Mukomeze mugubwe neza, dukomeze tubane buri munsi nk'ibisanzwe. Ni muganga Theophile mwaganiraga mu kiganiro Rengera Ubuzima.